bituma udatereka amaso ngo agaragare. Iyo yateretse bagira ngo ni nk'icyugu kiri kurira igiti. Bajye babikuraho bakinguruka amaso yawe sha. Uyatereke mu gatimba ubundi ujye ujyana ikirahure gutya. Ukereka bakurwanije, ukigarura kubisha ubukwe, ukigarura kubagupinze coach. Aya. Ukigarura kubavuze ko atazakujyana, ukijyana hirya iriya kubavuga ko mudakwiranye, ukijyana hirya iriya kuwanze kugutwerera uti ku buzima bwacu data we karakantu we. Sinzi nimba naragakoze mu bukwe nzabaza Papa Lionel. Ko karakantu kagurya ntuzagahushe ndugu yangu. Sikusha ari amafoto mwifotoza kuturabyo kutuki kwa kundi mwimaringa mwebwe muzi no kubiferinga uko mwebwe muri abanyamugi twe twabukoreye mu cyaro no mu rutoki je nifotoreje ku nsina mu bukwe bwanjye kwe ni ku nsina ifoto ya mbere ni ku nsina iya kabiri ni ku rubaraza rw'inzu y'umuntu isize umucanga iya gatatu simbize hafi aho ngaho nusura nzakwereka amafoto tuzakora no guseka ugatembagara guseka nsetse vuba mu bukwe sinasetse umvaga ntazi n'ibyo ari byo tuzabiganira ariko nebere ku ijambo rivuga ndindire sha ndindire. Haleluya. Ijambo rya ndindire. Ndabasuhuje inshuti bakunze ibijambo ry'Imana, ab'Imana yahamagaye, ab'Imana igitungishije ubuntu bwayo, abirindiye muri iki gihe kigoye, hari n'abari mu gihe kitagoye. Abari kumwe nanjye aya masaha kumva ijambo ry'Imana no gutega amatwi ibyo Uwiteka yashyize ku mutima. Imana ibahereza umugisha mwinshi cyane, ndabakiriye kandi mbiyumvamo nkuko namwe musanzwe munyumvamo. Rero abadukurikiranye bari muri iki gihugu cy'u Rwanda mugubwe neza cyane, ndabasuhuje imigisha y'Imana ibe kuri mwebwe ndetse no ku banyu. Abari mu mpande enye z'isi Imana ikore igitangaza ku buzima bwanyu. Kuri iyi tariki umviyeho iri jambo ry'Imana, Uwiteka ahindure amateka yawe kandi yugurure ahantu hose hiyugaye huguruke. Imana ibaha umugisha cyane. Yewe ubasuhuza kandi ubaganiriza ni Nyirabagenzi Alice. Ku muntu ugeze hano bwa mbere ufunguye ino video ugeze kuri icano ari bwo bwa mbere ndi Nyirabagenzi Alice Mama Lionel, kandi subscribe kugira ngo ujye ukurikirana ijambo ry'Imana, amasengesho, impuguro bibera kuri uyu murongo Imana yabashyiriyeho. Imana ibaha umugisha cyane. Turagira ngo tubiyegereze mu isengesho, dutangire dusenga kugira ngo dukomeze gahunda y'ijambo ry'Imana. Mana ishobora byose, turagushimiye. Dushimiye izina ryawe ryera ryatubatuye, ryadukuye mu byaha, ryadukuyeho uburetwa. Haleluya. Izina ryadukuyeho uburetwa bwa Satani. Izina ritumye tudashiraho, izina ridukingiye, izina ritubereye impamvu ikomeye, izina umukiranutsi ahungiraho agakomera. Haleluya. Ngushimiye ko warinze ubu bwoko buri hano. Intambara za kumanywa n'iza nijoro byari bibasamiye, ibiteye ubwoba. Wabanye nabo urabarwanirira, warababaniye. Haleluya. Haleluya. Igihe urugamba rwari rushyushye rugeze mu mahina, warahagurutse uratabara, barwanirira intambara bazi nizo batazi. Uri Imana irwana naho tutaragera. Hari ibintu bubaka tutarahagera bizaduhitana, ugatangira kubyica tutarahakandagira. Mana, ubu ni intambara yo mu mpera y'umwaka bakereye, batangiye kuyirwana tutaraganya no kuhagera. Haleluya. Uri intwari mu ntambara. Ndatesha agaciro inzandiko zose z'ibirego za Satani ziri kurega uyu muntu wese uri hano. Imbaraga zawe zibane n'uyu muntu ugiye gukurikira ijambo ry'Imana, kandi imirindi yawe igumye
igendagende, mirindi yawe igumye igendagende, igicaniro ntikikazime, umuriro wa Pentekote uhore waka, kandi intambwe zabo zihore zaguka, akanwa kabo kagukire kuvuga amashimwe no kugukorera. Uyu mwanya utangirane natwe, usozanye natwe, mirindi yawe ikomeze igendagende mu buzima bw'uyu muntu, kandi ineza yawe akomeze kugenda ayibona, urwaye akire, ushomera abona akazi kubwira ijambo, uwo byayobeye ntibyongere kumuyobera, urwaje akire, korera abandi abone umugisha mu kazi k'abandi, wikorera abacuruzi babone ineza yawe, babone kunguka. Mwuka w'ibihombo ndawirukana mu buzima bw'aba bantu. Haleluya. Abanyeshuri babone ubwenge kandi batsinde, babone n'ibikoresho n'uburyo bwo kwiga butabagoye. Haleluya. Ndasabira abashoferi ngo barindwe kugeza no ku binyabiziga batwaye. Shimwa Yesu. Imbaraga zawe zigota abaganga n'abasirikare n'abapolisi, abikorera ku giti cyabo n'abakora mu nzego za leta. Mirindi yawe ikomeze igendagende ku buzima bwabo. Haleluya. Urakoze. Abashomeri bahabwa akazi, abashonji babona ibyo kurya. Mana, ndabasengeye, abaguye babyuke, abahuzwe insengero kubera ibigeragezo bahuye nabyo ubegure, ubongere ubahe urukundo, ubahembure. Haleluya. Asante Yesu, ndagushimiye. Abataye umurimo bagaruke ku murimo, kubwira ijambo. Urakoze. Abafite ibikomere ubomore. Imirimo itangaje ugiye gukorera muri iri jambo, bisenze shima izina rya Data wa twese, Mwana n'Umwuka wera. Amen. Yesu abahereza umugisha cyane. Ndagira ngo tuganire amagambo y'Imana dusanga mu gitabo cy'umuhanuzi Habakuki. Havuga ngo nzahagarara hejuru y'umunara aho ndindira, kandi nzarangaguza ndebaho ari, numva icyo ambwira, nuko nzasubiza kubw'icyo namuganyiye. Maze Uwiteka aransubiza ati, andika ibyerekanywe ubigaragaze ku mbaho kugira ngo ubisomya byihutire, kuko ibyerekanywe bifite igihe byategekewe, ntibizatinda kukigeraho kandi ntibizabeshya. Naho byatinda ubitegereze, kuko kuza ko bizaza ntibizahera. Uvuge ngo amina. Tugiye kuganira rero aya magambo y'Imana. Ndatinda ahantu havuga ngo ndindire. Aha niho nshaka ko dutinda ku ijambo rivuga ngo ndindire. Ndindire se urindire? Hari igihe umuntu ahagarara kuri kaburimbo arindiriye imodoka. Hari n'igihe uhagarara muri resitora cyangwa ukahicara urindiriye ibiryo. Hakaba n'igihe ufata telefone mu ntoki urindiriye akamesaje bakubwiye bati mu kanya karaba kibaranguyemo ko ku kanyenyeri 182 ukicara ahantu buri mwanya usura urindiriye. Akaba n'igihe ucara kwa muganga urindiriye ibisubizo bya muganga. Ndindire.
aho hose kuba ari ukurindira. Hari ahantu ubasha kurindira ukaba washyiraho puresha ngo bagire vuba, ariko uba wishe ijambo rivuga ngo ndindire. Ijambo ryo kurindira nta puresha izamo, niyo mpamvu byitwa kurindira. Haleluya. Nta byo kuvuga ngo njya mbona abantu baherekeje nk'ababyeyi bagiye kubyara, akantu k'agapuresha baba bafite, babona muganga wakujyanye aratambutse, muga bigeze he? Muganga ati murindire ntibiracamo ariko bimeze neza. Kurindira hari ikintu witondera mu kurindira, niyo mpamvu ari ukurindira nyine. Witondera puresha, akavuyo, gutesha umuntu umutwe, uritonda nyine, niyo mpamvu byitwa kurindira. Ndindira. Ariko kurindira nabyo bigira amategeko. Urumva itegeko rya mbere ni ukurindira nyine, ni ukudashyiraho umuntu puresha. Hari amategeko agenga kurindira. Kurindira ni ugutegerereza aho wabwiriwe. Nimba bakubwiye bati icara hano ubutegereje igisubizo, naho aho nyene. Nimba bakubwiye bati icara hano niho ngusanga, ubwo icara aho nyene. Ntabyo kujya kwicaraho batakubwiye. Kurindira amategeko ya mbere ni ukugira ahantu wicara bakubwiye urindirira. Mana ishimwe. Kuko no kurindira inshuro nyinshi wirinda no gufata amakuru atari ngombwa aho urindiriye, kuko ushobora kwakira amakuru atumucaho. Ushobora kwakira amakuru atumucaho, umuntu akakubwira ati umuntu urindire runaka. Yewe nushaka itahire nta kintu uri bubone. Ubundi urindiriye hari andi makuru ku ruhande wirinda atandukanye n'uwo urindiriye icyo yakubwiye. Mana ishimwe cyane. Abanyamwuka muraza kumfasha kugerayo. Hanyuma rero uyu mugabo Habakuki ndamukunda. Hari ahantu yageze avuga amagambo aryoshye. Aravuga we ngo naho imitini itatoha. Ni umugabo utarigeze ugira puresha. Atandukanye n'abino muhurira mu butayu cyangwa mu cyumba cy'amasengesho ati mwami Yesu urabona ndihuta, ibyo nshaka biranihutirwa, nutabimurampomba nimbura Imana, kandi impamvu y'ibi bintu ngewe bitarenze itariki n'iyi ndategetse kandi nta n'umwuka wo gutegeka agira. Ubundi hari abantu bagira umwuka w'itegeko nka ba Eliya na mushikiwe Mama Lionel. Hari abantu bashaka gutegeka batagira n'itegeko muri bo. Agasanga ndategetse niurenza itariki n'iyi, bintu bitarakunda, Mana uramumombye nzabivamo rerere. Rwose pe Habakuki ntiyigeze agira ikintu nk'icyo. Yageze ubwo avuga ati yewe naho imitini itatoha, inzabibu ntizere, bagahingira ubusa imyelayo, naho inka zabura mu biraro, naho bigahomba, naho bitagenda nk'uko nabitekerezaga. Yewe nta kabuza ko kwishimira Uwiteka. Sifa kwa Bwana. Imitini yakwera itakwera, nakunguka ntakunguka, ntarya, yewe nta kabuza, haleluya, ko kwishimira Uwiteka. N'igihe nzaba ndi mu bibazo abandi batajya babona uko bishima, je nzishimira Uwiteka. Amina. Ageze haravuga ati yewe nimpagarara ku munara hari ikintu nzakora abantu akicananiye abandi.
nzakora icyo bita kurindira ndindire ijambo riri ryo munsi ndindire c'est très bien nzajya mvangamo n'akantu k'agafaransa gakeya ka donc na ka vraiment ndindire akantu ko kurindira abantu mufite ibintu byitwa mushaka ibyihuse sindi kumwe na abantu mushaka ko baba babajaburiye n'ubundi cyane niyo twajaburaga ibishyimbo cyabibwiraga mama ko twajabuye twaratumbaga tukarara nabi hepfo yose nakubwira kubera kujabura imisi yose ibintu byo kujabura ibintu byo kuzana amashyushyu ntabwo bivamo bipfubya n'inkono iyo upfunduye ngo ugiye kuba ujabuye ngo urashonje n'inkono irapfuba hari abantu rero bagiye bapfubya inkono zabo bapfubya amasezerano yabo mugafata ibisa n'amasezerano ukaba uripfubije uti biswama uyu mugabo atanyisubira agiye kurira indege reka nemere nishingire by'ubukwe tuzaba tubikora ukabura aripfubije ukabura aripfubije wanze kurindira ukuripfubije kandi nibwo nyine na za rwaserera zizamo kuko hari umugisha utabonye umugisha w'ibiganza by'abatambyi kandi reka mbabwira umuntu nkurikiye w'umukobwa cyangwa w'umusore ntihazagire umuntu wishingira hazagira umuntu wishingira arakurikiye ibiganiro byanjye iyo wishingiye kandi reka mbabwire reka iyi message nyina nayitambutse kuko ndabona hari abantu bagiye kuyumva kwishingira ni bimwe mu mwaka mubi umuntu anasazana kwishingira ariko nta soni kwishingira ariko uzi kugenda utambara agati uzi kutambara costume ngo ushiraho karuvate na ya hano abasore bakugaragire usohoka abantu bagufite amatsiko basanzwe bakuzi uzi kwishingira utambaye agatimba ngo ufate ururabyo ugenda bazomengeramo bavuze ngo ntibyakunda bahindura amagambo witeka bashyiramo amakorasi mu kanwa avuga ngo bambaye ibyera we bambaye ibyera de bambaye ibyera we bambaye ibyera baraje uzi ukuntu kare agatimba iyo ukambaye n'umwanzi yiyoberanya agaseka akajya avuga dore hari ukuntu biyoberanya kandi barimo bashiriramo batambutse neza nashaka iririmba ariko umusyi w'iryinyo mwese murabireba nawe abagenda ninjoro abo bagenda bububa ntuzishingire bitera umwaku biriya biganza abatambyi bakurambikaho batura umugisha bariya abagabo n'abari abadamu imana asigaye ariya amavuta yo gusezeranya ariya amagambo batura araza ntuzishingire rindira ntihagire umuntu ugushyiraho puresha n'umusore ntagushyiraho puresha ngo urabona ngo ngewe ngo nta mafaranga mfite nimba ntayafite nakora ubukwe bungana nk'ayafite ariko ntiweshengera wihagarareho se nyine urumva ntagushyiraho puresha ndindire nzahagarara ndindire mariage nishaka izabe nyuma y'umwaka ariko rindira ariko rindira higira umuntu ugupureshinga urabona uratinze urarangara gato n'akazi kawe n'ubu umwana munareka imvura ikigwa n'akazi kawe n'ubu umwana baramugutwara oya nibashaka bajyana ariko bajyane akatabuze mu rutoki n'amashara rindira hazagira umuntu ugutera ubwoba cyangwa urumva musore we hazagira umuntu ugutera ubwoba ngo ubukwe burahenda bitewe nawe ubuhenze bubaho n'ubwa make bubaho urumva mu rwego rwawe kandi mu bintu namaze kubona nkiri mu isi imana ishyigikira ubukwe rwose ntuzagire ubwoba bwo gukora ubukwe duhari nanjye uzampamagare nkwereke uko tubigenza ariko ntuzishingire kubera icyo ariko jya kwitera umwaka kubera ibyo gushaka nk'uko so yashatse kubera iki cyangwa sokuru yo gushaka nka sokuru kubera icyo ariko kwa jinara Yesu ugomba bakagupfundurira mu kirahure sha hajya ugenda ugira gutya ariko uzi kuba warishingiye ugataha ubukwe bakajya bagira ibirahure gutya banateretse n'amaso dufite abakobwa bazi kuyatereka ariko muri iyi minsi ntibakiyatereka ngo tubibona kubera ibintu baba babajombyeho by'ibitsiki biriya bintu by'ingohe hari ibintu babajombamo bigatuma mukanura nk'intuza nk'udusimba tuvuye mu ishyamba bituma udatereka amaso ngo agaragare iyo yateretse bagira ngo ni nk'icyugu kiri kurira igiti bajye babikuraho bakinguruka amaso yawe sha uyatereke mu gatimba ubundi ujye ujyana ikirahure gutya ukereka bakurwanije ukigarura kubisha ubukwe ukigarura kubagupinze koca
aya ukigarura kubavuze ko atazakujyana, ukijyana hirya iriya kubavuga ko mudakwiranye, ukijyana hirya iriya kuwanze kugutwerera uti ku buzima bwacu data we kariya kantu we sinzi nimba naragakoze mu bukwe nzabaza papa Leonel ko kariya kantu kagutya ntuzagahushe ndugu yangu sigusha ariya mafoto mwifotoza kuturabyo kutuki kwa kundi mwimaringa mwebwe muzi no kubiferinga uko mwebwe muri abanyamugi twe twabukoreye mu cyaro no mu rutoki je nifotoreje ku nsina mu bukwe bwanjye kwe ni ku nsina ifoto ya mbere ni ku nsina iya kabiri ni ku rubaraza rw'inzu y'umuntu isize umucanga iya gatatu simbizi hafi aho ngaho nusura nzakwereka amafoto ikizakora no guseka ugatembagara guseka nsetse vuba mu bukwe sinasetse umvaga ntazi n'ibyo ari byo tuzabiganira ariko nebere ku ijambo rivuga ngo ndindire sha ndindire haleluya ijambo rya ndindire witonzamira ibinoze ariko niko umunyarwanda yavuze witonzamira ibinoze sifa kwako ndindire umva uko umuhanuzi Habakuki yavuze ngo ibi bintu urindiriye ngo naho byatinda data ubitegereze kuko kuza ko bizaza bishobora gutinda ibi bintu urindiriye muri uku gutinda gabanya ifemba gabanya gutuka Imana gabanya kugwa gabanya intege bishobora gutinda itinda kudutabara taruko yabuze tike haro havuga ngo isaha y'Imana ikorera ku gihe kuko ntuzi isaha y'Imana ariko gahunda nshaka kukubwira none no kurindira gira umuntu kubwira ngo imyaka irakujyanye saza uzashaka ufite ingara ibintu baba bagutesha umutwe mu myaka ngo urabona ngo uri gukura urakoze seroma ura amavuta y'inka myaka irakujyanye hese kiri kukujyana imigishiri ngo urabona ngo ngo na n'ubu ngubu ngo watanze n'akantu ariko ukabona akazi kubona uri gusaza imyaka ikujyanye batirindira ndindire ahubwo ndashaka kukubaza urindiriye he ko hari n'ahantu urindiriye ukazamera nka wa muntu utegereje imodoka yagiye nko mu cyumweru gishize hari abantu rero bajya barindira indege zabasize abantu bakunda kugenda n'indege za ninjoro byagiye saa sita nyuma ya saa sita z'ijoro akenshi indege zikunda kubasiga kubera kutabara igihe saa sita z'ijoro tuba twagiye mu yindi tariki hanyuma wowe ukishyiramo ngo nzagenda ku itariki 13 kandi bigaragara ko uzahaguruka ku itariki 14 hanyuma ukagenda ugahagarara kuri checking ngo urendereye ku isaha yawe indege igenda kandi indege yagiye kera indege utegereje yarayigiye yarayigiye ahubwo utegereje kugeraho bakurebera tike y'indege yawe wataye n'igihe n'amavarize bakakubwira ati indege yawe yagiye ejo saa sita aho rero burindiriye byagiye hari abantu barindira ibyagiye hari abantu barindira ibidahari ndi kwivugira ku bantu b'abanyamasezerano n'abantu batayafite urumva uzi ko ushobora kurindira udafite n'amasezerano ukarindira uburindiriye iki uburindiriye igihe cy'Imana igikoreraho itavuze muri nzi ibyo nibwira nzabagirira ndindiriye nanjye ko nzagira ndindiriye ko umusore azaza tukagirana ubukwe rindira Bibiliya yavuze ngo iki yavuze ngo kuza ko bizaza condition ukubitegereza kuko kuza ko bizaza ndabwira n'urubyiruko cyane ngo nta kigore kizabura ikigabo nimba nta n'umugabo ufite uwo munsi ejo azaza cyangwa undi mwaka ubitegereza kuza ko bizaza ndindire ijambo ryitwa kurindira ryishe benshi aha haguye benshi aha hahombye benshi aha haswase benshi muri ndindire numva icyo ambwira nshobora kurindira abantu ndindiriye mu gakiza mu nzu y'Imana mu bihe by'amasengesho basi nkumva n'icyo ambwira hano mutegereje rega twebwe turindiriye byinshi tunarindiriye yuko Imana ivuga tegereje yuko Imana ivuga twebwe abantu b'Imana dutegereje byinshi
aha hantu turindiriye amasezerano Imana yaduhaye, turindiriye andi zaduha, ubwo ni mu gakiza. Turindiriye impanda kwivuga tukazamurwa. Twebwe turindiriye ibintu byinshi. Urindiriye kamwe n'urindiriye byinshi, icy'ingenzi nuko habaho kurindira. Imana itugirire neza cyane. Hanyuma nshaka kugera ku musozo, iri jambo rishatse kugira gute? Gukomeza umuntu wari ugiye kubivamo, kuva muri parikingi y'Igisubizo. Rindira. Ariko we uzi ko hari igihe unarindirira muri gereza nk'uko Yosefu byagenze, akarindirira inzozi ze yabwiwe ko azayobora, bazamwikubita imbere, inyenyeri zizamugwa imbere, imibi ikamwikubita imbere. Hari igihe biba ngombwa kurindirira no muri gereza icyo Imana yavuze, ariko simbikwifurije kwa Jenera Yesu. Hari igihe biba ngombwa kurindirira mu gutinda gushaka, sinanabikwifurije. Niyo mbasengera abantu banjye muba hano, mbasabira gutabarwa mutarahera umwuka, kuko umunyarwanda aravuze ngo urushyize kera ruhinyuza intwari. Kandi ibisubizo bitinze, nanababwiza ukuri, ibisubizo bitinze hari igihe kenshi bisanga waragize depression. No muri uku kurindira kubera gushinga ikinyo ku kindi, gukomereka ntukome, kwemera muri uku kurindira ukajya ukoresha n'imbaraga z'amasengesho, imbaraga zo kwica iperereza, imbaraga zo gufashwa, imbaraga zo bikanakwangiza. Imana ibarinde gusubizwa mwaratinze. Iyo utinze kubona ibiryo ugira depression, ugira ihungabana, ni wagera no kubiryo ukajya warurana umururumba. Iyo utinze kubyara, akenshi hari igihe ubyara imfura uri kwinjira muri menopause, bigatuma bakubaga cyangwa ugasufura. Imana ibarinde gusubizwa mwumye iminwa, zikubona ibisubizo ugezeho babigukuraho. Nk'ubu twebwe mu myaka tugezemo babisaba ko twirira akantu kokeje, haba mu mbabura, haba mu ifuru, haba no mu ziko ku bantu baba mu cyaro. Tugeze mu myaka wo kurya ibintu biri naturel cyane, ijiri naturel, apana ibyo byo mu nganda. Ngahibaze kubona ibisubizo ugeze mu myaka utemerewe kuvutura uruji rurimo ayo maproduwi, utemerewe kuvutura inyama z'umutuku, utemerewe kurya. Imana ibarinde gusubizwa, ndabibasabiye gusubizwa, ugasubizwa hari ibintu utakemerewe kurya. Izakurinde kubona imodoka utareba muri metero enye, kugira ngo Imana ikwicaze kuri vora utabasha kureba muri metero enye, zigukubita amatara ugatangira guhomba gusa. Kubera iki? Usubijwe utinze, usubijwe watangiye kugira ibirenge byatangiye guta kiribure, udakandagira ku muriro na mburiyaje na fe. Usubijwe utinze. Imana ibarinde gusubizwa mutinze. Nubwo ndi kubabwira ngo murindire, ariko ndanabasengeye. Ukurindira ndabasengeye ngo Uwiteka abaho ubutabazi bwihuse. Ariko mu gihe butaraza hari kondisiyo yitwa kurindira. Ndindire iby'Imana yavuze. Umva uko Bibiliya yavuze kandi. Umva uko Bibiliya yavuze. Kuki Bibiliya yavuze ngo andika ibyerekanywe ubigaragaze ku mbaho kugira ngo ubisomya byihutire. Umva umurongo wa 3. Kuko ibyerekanywe bifite igihe byategekewe, ntibizati kigeraho kandi ntibizabeshya naho byatinda. Ubitegereze kuko kuza ko bizaza ntibizahera. Uzi ko ibintu utegereje bitazahera? Uzi ko akazi utegereje katazahera? Uzi ko umwana utegereje atazahera? Uzi ko mariage utegereje itazahera? Uzi ko akazi utegereje katazahera? Ntabwo bizahera, ni ko Uwiteka avuze mu ijambo rye. Kondisiyo ni ukurindira. Imana idufashe cyane, tugiye gusenga. Ariko ndashimira Imana ko ivuganye natwe nonaha ngo ibyo dutegereje kuza ko bizaza, ngo ntibizatinda, ntibizahera. Haleluya! Uramenye ntushidikanye,
n'ibitari yarabikoze. Ariko Imana nyir'ijuru n'isi niyivuganye nawe nonaha. Uramenye ntushidikanye, wishidikanya. Uwiteka aravuze ngo ubitegereze kuza ko bizaza, ntabwo bizahera. Haleluya. Amasezerano y'Imana iyo wamaze kuyahabwa, ujye usenga ugire kwizera. Oya ntabwo azahera, azaza. Ibyo yakubwiye uri mu cyaro, cya cyaro kitabamo n'amashanyarazi, Imana iravuze ngo birindire kuko ntibizahera. Amina. Ibyo yakubwiye uri mu butayu usenga, iravuze ngo birindire kuza bizaza. Ibyo yakubwiye mu nzozi ikwisa kubwira ngo mwana wanjye nzakugirira neza, bitegereze kuza bizaza. Nagira ngo dusenge. We warucitse intege, we warutangiye kuvuga ngo niyo yavuze siyo. Yaravangiwe umuhanuzi ntiyavangiwe, naravangiwe mu nzozi ko ntasanzwe mvagirwa. Niyo yavuze ubitegereze kuza ko bizaza, ariko urindire, ubahirize kondisiyo z'abantu barindiriye, nk'uko Sara yarindiriye agashiduka abyaye mu zabukuru akabyara Isaka. Nawe urindire. Mana ishobora byose nikuvuze. Uravuze ngo ibyo wavuganye n'uyu muntu abitegereze, abitegereze. Niko ijambo ryawe rivuga ngo turize Uwiteka umutegereze wihanganye. Ibyo wavuganye nawe mu cyumba cy'amasengesho abitegereze. Haleluya. Ibyo wavuganye nawe ku manywa y'ihangu abitegereze. Amina. Ibyo wavuganye nawe abantu bumva abitegereze. Kuza biraje, biraje. Amina. Biraje, biraje. Atura ko bije. Haleluya. Ibyo wavuganye nawe unyuze mu bahanuzi bato n'abakuru akarindira, biraje nikuvuze, kandi ngo ntibizatinda. Ndagushimiye muntu wese warukurikiye ijambo ryawe, umuhe umugisha. Ufite